Nkomeza rero kugenda mbashimira cyane uburyo mugenda mwita ku biganiro byacu byaba iby'imyidagaduro cyangwa ibiganiro tuba twagiye tubanyuzaho. So mu gice cyacu rero cya nyuma ari nacyo mu isaha ya nyuma ndi kugenda nsorezaho, umunsi ndaza kuba nsubiza umukunzi wacu wari wadusabye ko twazamugarukira ku bintu ushobora gukora. Se bati ni ibiki umuntu ashobora gukora byibura akaba yakundwa yagira igikundiro muri rusange. Kuri hari ibyo twagerageje kugenda twegeranya nda ibintu 10 nabashije kubona, ariko muri iki kiganiro ngiye kubabwira ibintu 5 ushobora gukoresha, bityo rero ukaba wakigarurira cyangwa se ukaba wagira igikundiro mu maso y'abakureba cyangwa se aho ngaho utuye. Ibyo rero ushobora kubikoresha bikaba intwaro. Ntabwo byizeye 100%, ariko hari zino ngingo zikoresheje zishobora kugufasha cyane. Turazagora ku 5 cyangwa 6 bindi byo nzabikubwira nimara kubona koko niba hari ikintu byabafashije. Turaza rero kuzabigarukaho mu bindi bice byacu bitandukanye. Hanyuma ku mwanya wa mbere bavuga yuko niba ushaka kuba wagira igikundiro cyangwa ugakundwa n'abantu na buri wese, ahangaha mu byumve neza, ntago ari ntago ari uburyo bw'urukundo cyangwa gukundana n'abantu. Nyine ni kwa kundi nyine abantu bose ubona bakwiyumvamo muri quartier, kumva abantu bose barakwikundira. Hari rero ibintu 6 cyangwa 5 ushobora kugarukaho cyane ukaza kumva niba koko ibintu byagufasha. Uraza kutubwira muri comment, nitwumva rero byaragize ikintu bigufashaho muri rusange. Tuzababwira rero n'ibindi bizaba bisigaye kuko byo ni byinshi cyane. Hanyuma abantu badukurikiye kuri YouTube, nababwira yuko mwebwe mutanga ubutumwa munyuze muri comment, niho mu buduhera, ariko abandi bo uburyo bwa SMS na telefone bwo dukoresha cyane. Hanyuma ubwo buryo rero ni ubuhe kugira ngo ubashe kwigarurira abantu muri rusange? Ikintu cya mbere bavuga hano ni indoro. Gerageza kureba mu buryo umuntu atabona ko ufite ubwoba cyangwa igihunga. Irinde rero guhumbaguza no kureba hirya no hino nkaho hari ikintu urimo gushaka. Reba neza witonze. Indoro buriya iri mu bintu bikunda gukurura abantu benshi, yaba abakobwa cyangwa abahungu, abagore cyangwa se abagabo. Burya iyo uhuye n'umuntu cyangwa usubana n'umuntu cyangwa mukorana, ukagaragaza iyo ndoro wirinze biriya bintu byose simaze kukubwira, icyo rero bishobora kugufasha kuba wakigarurira uwo muntu, cyane yuko abakunze uburyo uri tayari kugira ngo ube wanamuganiriza cyane. Hanyuma ikintu cya kabiri nakubwira, irinde kuvugira hejuru. Buriya kuvugira hejuru ntago rero ari ibintu bishobora kuba byakundwa cyangwa abantu bagakunda kuvugira hejuru. Hoya kuvuga wiruka cyangwa ucuranwa n'amagambo, vuga witonze, ukoreshe ijwi rituje, kabone niyo waba ugeze mu bintu biteye ubwoba cyangwa byagukuye umutima. Ugomba kugerageza ukiyoroshya ukavuga neza, kuko nibyo bizatuma abantu bose bashaka kukumva, bakagukunda, bakakunda n'ibyo uvuga, mbese ukagenda ubakurura gahoro gahoro, kubera ko bagenda baryoherwa n'ijwi ryawe. Imvugo rero nayo ishobora kuba iri mu bintu byatuma abantu benshi bakomeza kubona ukunzwe cyangwa ukomeza wowe ukagira igikundiro imbere y'abo bantu. Kwiyitaho rero nabyo ni ingingo ya 3. Ugomba guhora wita ku isura yawe. Niba uri umukobwa, amenya kwisiga amavuta ajyanye n'uruhu rwawe, ndetse nawe mugabo umenye niba mu maso hawe hakeye, niba harimo umwera cyangwa se ngo habe hayagirana. Ikindi, reba imyambaro wambaye. Hari abantu bambara imyenda ugasanga rimwe na rimwe ntabwo umuntu yifuza kuba yakugira inshuti cyangwa se yakuhora hafi, ariko kwambara neza nabyo biri mu bituma abantu babona yuko wiyitaho, bityo nabo bakakwitaho kabisa. Ugasanga mu birori runaka umuntu aragukeneye, avuze ati uyu nguyu agomba kuba hari byanga bikunda rero. Hanyuma rero buriya kukwitaho kubera amabara wambaye n'uburyo bikubereye, mbese ijyanye n'imiterere yawe, cyangwa bakakwitaho kubera ko uburyo n'imyenda idasanzwe kandi igezweho. Yes, aho ngaho rero kwita ku myambarire wumvishe ko ari ibintu ushobora kugaruka ku ngingo rero ya 4, ingendo cyangwa intambo. Buriya rero mu buzima bwacu hari ibintu dukunda kwitaho. Ingendo iri mu bintu bikurura abantu ndetse ikanatuma bakwitaho by'umwihariko. Ingendo yawe yigire umwihariko.
ugira ingendo ihoraho. Ingendo yawe igomba kugendana n'uburyo wambaye, uburyo utambukamo wambaye ijipo cyangwa se uri umugabo wambaye ikositimu, wambaye ishati nziza. Ibyo rero bizatuma abantu bakomeza kukwitaho ndetse ube wagira igikundiro muri rubanda, ariko hano banavuga yuko ibyo byose bijyana n'uburyo imico yawe, disipurine, ikinyabupfura cyawe ugira muri rubanda. Ibyo byose iyo ukomeje ngo kugenda ubyitaho bishobora kugenda bigukururira gukundwa. Icyanyuma dusoreza ari cya gatanu, kumenya kubana n'abantu, aribyo nari maze no gusobanura neza. Burya ubwiza bw'inyuma bushobora kugufasha gukurura abantu, ariko ikintu cyiza kurushaho ni uko ufite bwa bwiza ariko ukaba uzi no kubana n'abantu, uzi kuganira kandi ukamenya kuganira na buri muntu wese. Mbese hano baba bashatse kuvuga yuko ntago turi bwite kuri style ku buryo wavuzemo, ariko se ku mutima wawe uburyo wita ku bantu nabyo bizatuma ugira igikundiro cyane. Uzi kuganira kandi ukamenya kuganira na buri wese, buri muntu bitewe n'urwego arimo, bose uzi kwisanisha nabo, jya usabana n'abantu rero b'ingeri zose. Ibi bizagufasha nta kabuza kugira igikundiro cyangwa gukundwa na buri wese. Nibanga hari ibindi rero bisigaye byinshi. Hanyuma uramutse wanezerewe, uramutse cyangwa wishimiye zino ngingo eshanu nkubwiye, wazatwandikira tukazakomeza n'izindi kugeza ku ngingo ya 18. Ni ibintu byinshi hano ushobora gukora, bityo abantu bakakubona neza. Igice cya mbere cya kabiri tuzagigarukaho cyane. Nangaha rero dusoreje ikiganiro cyacu, ariko ku batakurikiye kino gice cyamenya bajye kuri YouTube, baraza kubisangayo rwose, baze kugenda babyumva. Ni usanga koko ibyo bintu hari icyo bigufashije mu buzima, ndetse ukanabikurikiza bikagira icyo bigufasha, utwandikire utubwire, tuzakomeze tukubwire n'ibindi cyane. Mukomeze mugire ibihe byiza. Mwakoze cyane ababanye natwe guhera ku amasaha agera kuri 3 turi kumwe. Byari ikiganiro kirekire cyane, mwumvishe amakuru y'imyidagaduro, mwumvishe iby'abartiste batangaza, mwumvishe amajwi y'abantu benshi. Hanyuma rero agace kacu mwari mwadusabye ko tuzajya tubigarukaho. Mugire ibihe byiza, mukomeze rero mugumane insakazamajwi n'amashusho byacu, twe tuzakomeza tubahereze buri kimwe cyose mwifuza. Imana ibarinde, mukomeze mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza aho muri hose.